Amen. Reka dusome igitabo cya Yona igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Ngo ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi riramubwira riti, haguruka ujye i Ninive, wa murwa munini, uwuburire, kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Niki cyari gitumye Imana iha ijambo Yona imutumaho? Cyari ikintu kimwe, kujya kuburira uyu murwa w'Ininive. Uyu murwa w'Ininive yari nka kapitali ya Ashuri cyangwa se y'Abasiriya, bari abanzi ba Isiraheli. Bari baragiye babata ubu bwoko igihe kirekire, bari baragiye babagirira nabi, kandi yari nk'icyo twakwita puissance mondiale. Nuvuga ngo byari ishyanga rikomeye rititaye ku Mana, ritubaha Imana, ariko kandi rifite imbaraga. Abo Imana itije imbaraga. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Hanyuma abo bantu batitaye ku Mana, bakora ibyo bashaka ndetse bagirira nabi n'ubwoko bw'Imana, ariko Imana irabibuka mu mbabazi zayo. Imana ishimwe ko idafite umutima umeze nk'uwanjye. Imana ishimwe ko idafite umutima umeze nk'uwawe. Haleluya. Imana ni umutunzi w'imbabazi. Nubwo batari bayitayeho, nubwo Imana yari yabakomeje, ariko gukomera kwabo bakagukoresha gutsikamira andi moko abakikije n'andi mahanga, ntago byabujije Imana gukomeza kubagirira imbabazi. Yesu ashimwe. Haleluya. Ijambo ry'Uwiteka rero risanga Yona. Yona arabyiyumvira neza atajijinganya. Imana iramubwira ngo haguruka, hanyuma ugende ugire Ninive, kandi ujyanywe n'iki? No kubaburira, kugira ngo njyewe Imana ntabarimbura, kugira ngo badahura n'ibyago, kuko ibyaha byabo birundanije bikaba bigeze imbere yanjye. Umuhamagaro Imana ihamagara abantu inshuro nyinshi ntutandukanywa n'uyu murimo urimo kuburira. Kubera iki Imana mu byiduhamagarira, yaba kuramya, yaba kuririmba, yaba kubwiriza, yaba impuhwe n'imbabazi, ibintu bitandukanye n'impano nyinshi Imana iduha, kuko Imana idakuramo kano kantu ko kuburira? Nuko Imana yifuza ko abantu bose bakizwa, nuko Imana yifuza ko nta muntu n'umwe warimbuka. Muranyumva nshuti z'Imana? Niyo mpamvu ishyiramo aka kantu ko kuburira, kugira ngo umuntu amenye imbabazi zibonerwa muri Kristo Yesu, yihane, ahindukire, akizwe. Haleluya. Hanyuma kuburira rero ntago mu by'ukuri biryoha, kuko burya kujyana aho abantu baganisha nibyo byoroshye. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Wari wabura uko ukosora cyangwa ucyaha umuntu ukunda kandi umukunda, kuko ntiwifuza kumubabaza, ariko kandi ntiwifuza ko wagana muri ayo makosa ukamara iminsi ubinoza, uvuga aho ushaka aho uzahera kugira ngo utamukomeretsa kandi nanone utamutakaza. Ni ukuvuga ngo umurimo wo kuburira uri umurimo ugoye, ariko kujyana aho abantu bajyana biroroshye. Niyo mpamvu abantu bitwa inkoma amashyi bajya baba benshi. Imana iturinde kuba muri abo kandi dukijijwe. Haleluya. Icyo utabasha kuvuga byibuza ntuzavuga ikinyuranye nacyo, byibuza uzaceceke ugitegereje aho uzahera. Amen. Ku murongo wa 3 ngo ariko Yona uhaguruka, ko yarahagurutse. Ngo ariko Yona arahaguruka, hanyuma ariko yaragiye kugira gute? Gucika. Ngo arahaguruka ngo acikire i Tarushishi, ahunga Uwiteka. Amanukana i Yopa, abona inkuge ijya i Tarushishi, maze atanga ihoro ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi Tarushishi, ahunge Uwiteka. Mbibutse ko Yona yaraziranye n'Imana ye, nkuko muri bubone hepfo uko yayivuze, ariko agiye kuyihunga. Nubwo ayizi ubutumwa, yabwumvise, arabizi ko buvuye ku Mana, arabizi neza, ariko arumva akurikije uko Abashuri bameze, uko Ninive bameze, uburyo bakomerekeje umutima we na bene wabo, abikoze nanone nkana, aracitse kandi ahunze Imana. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Yesu ashimwe. Bimwe mu bintu bikomeye muri iyi minsi ya nyuma, cyangwa muri iyi minsi y'umwijima, muri iyi minsi itorero rigeze mu mugoroba, hariho abahungu n'abakobwa b'Imana, Imana yakunze, Imana yavuganye nabo, Imana yakoranye nabo, ariko uyu munsi barimo bagana mu buhungiro, cyangwa se bamaze kugera mu buhungiro, bahunga Imana, bahunga imihamagaro, bahunga iby'Imana yavuganye nabo, babizi neza ko ari iby'Imana yabashakagaho. Imana itugirire ubuntu. Ubu buhungiro cyangwa guhunga kwa Yona, nkuko turi bibone, umwambi wa mbere nifuza kuvugaho watumye Yona ahunga, ni umwambi twita igikomere. Yesu ashimwe. Haleluya. Igikomere gishobora gutuma umuntu ahunga, agahunga umuhamagaro, agahunga umuryango, yewe agahunga n'igihugu, kandi atari impunzi ya politiki.
Yesu ashimwe cyane. Ariko kuko ahunga ibyo yari yavuganye n'Imana, kuko ahunga iby'Imana yari yaramuhamagariye, kuko yabuze aho yihisha abantu abitewe n'igikomere runaka n'umubabaro umwanzi yakoreyemo ugapfumura umutima we neza. Imana itugirire ubuntu. Hanyuma Yona ahinduka impunzi, ahunga Uwiteka. Ijwi yaryiyumviye, umuhamagara arawuzi, n'icyo Imana imushaka aracyumva, ariko akurikije uko aba bantu bamubabaje ntiyiteguye kujya kubabwira, nta nubwo yiteguye gukorera Imana, ahubwo ahisemo kuyihunga. Imana itugirira ubuntu. Yesu ashimwe cyane. Ku murongo wa 8, murabizi hagati aho ngaho habayemo imidugararo, ntago ndi buhasome. Habayemo imidugararo, amazi yanyeganyeye, umuyaga wabaye mwinshi, umuhengero wabaye mwinshi, abantu mu bwato bose buri muntu arambaza Imana ye, baribaza icyabaye. Yona nawe araryamye hasi arasinziriye. Baza kumugeraho ku murongo wa 8 ngo bahera ko baramubaza bati, tubwire, utumye dutezwa ibi byago, ukora murimo ki? Uraturuka he? Uri uwo mu kihe gihugu? Uri bwoko ki? Arabasubiza ati, ndi Umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka. Mumbabare mukurikire. Haleluya. Abo bireba bakurikire n'aba online bireba bakurikire. Yesu ashimwe cyane. Mwumve Yona nubwo ari mwahunga umurimo, nubwo ari mahunga Imana, ntabwo Yona yihakanye uwo ari we. Arimo arivuga ngo nubaha Imana. Nubaho kandi koko yarayubahaga, ariko umwambi w'umwanzi w'igikomere waramuhinguranyije. Imana itugirira ubuntu. Barimo baramwibaza, uri muntu ki? Uri bwoko ki? Niki gitumye Imana imanuka ikivanga mu bintu byacu? Twajyaga twigendera amahoro tugacuruza, yaba ari magendo yaba itari magendo, byaba ari imvange, twajyaga twigendera amahoro tukagaruka amahoro. Ariko none uri bwoko ki bituma ugera mu bintu ukagera ahantu ibintu bikaduruvangatana? Uri bwoko ki? Reka mbabwire ko tutihaye agakiza. Yesu ashimwe. Burya Imana niyo yadushatse, turavuga ngo yego mwami turitaba, ariko ni Imana yadusanze iraturobanura yo kabyara, iduha gukizwa muri iki gihe. Haleluya. Hanyuma bahamagaye bafite imihamagaro itandukanye, nabwo burya ntiwihamagaye, nabwo burya sinihamagaye. Imana yo kabyara yarongera areba mu bagore benshi, iravuga ngo rutango ngwino nguhamagare, ngwino nyitaba, ngwino nkorere. Nawe kugera iraguhamagara, muzi waguhamagariye, ntiwabigizemo uruhare, ntiwabyifuje, ntiwabishatse, ntiwanabisengeye. Ni abantu bakeya basenga bashaka Imana ko ibakoresha. Yesu ashimwe. Akenshi dutangira gusenga twarabigezemo, twasanze yaduhamagaye, twitabye rimwe na rimwe, twitabye tutazi iyo biva n'iyo bijya. Ibi bintu rero kuko tutabihitamo, mu nyumve nshuti z'Imana. Haleluya. Iduhamagara yo kabyara niyo kwizerwa. Ifite n'impamvu yaguhamagaye mu gihe nk'iki, ifite impamvu yaguhaye agakiza, ifite impamvu iguhishyaka runaka, abandi runaka mwicaranye mu bwato badafite. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bamwibazaho kuko yateje ibibazo. Uri muntu ki? Uri bwoko ki? Ukora murimo ki? Uraturuka he? Ukajya he? Niki gitumye tugira ibi byago? Nawe yo kabyara arasubiza, aravuga ati, mva ndi Umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru yaremye inyanja n'ubutaka, yemwe abari mu buhungiro n'abarimo kubuganamo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntiyaretse kubaha Imana, ntarimwe ajya mu busambanyi, ntarimo ajya kwiba, ariko umwambi w'igikomere waramuhinguranyije, atumye ahunga iby'Imana yamuhamagariye gukora. Ese twese niduhunga, ni bande bazasigara bakorera Imana? Ni bande bazatanga imbuzi zibwira abantu kuva mu byaha? Ni bande bazakomeza abazaba bacogoye? Ni bande bazasubizamo intege abazaba badafite imbaraga? Imana itugirira ubuntu. Mwibutse ko utuye hano ku isi ntushobora kubura ikintu kigukomeretsa. Hari umuntu utagifite ngo aduhe ubuhamya? Arahari? Yesu ashimwe. Haleluya. Hari umuntu udafite umubabaro runaka ngo aze tumuhe mikrofone atubwire we uko yabigenje? Imana ishimwe cyane. Twese dufite amashimwe n'ibyiza Imana yadukoreye, ariko kuko turi ku isi n'akababaro ntikabura. Amen. Haleluya. Ndetse iyo uyu mwambi wa Satani witwa igikomere, iyo wahinguranyije cyane, ugera igihe n'ineza y'Imana ukaba utayireba, ukamera nkaho nta hantu na hamwe Imana iragutabara, ukamera nkaho nta hantu na hamwe urabona ineza y'Imana. Ariko abariho twese duhumeka dufite ineza y'Imana nyinshi ku buzima bwacu. Haleluya. Warakijijwe, wubaha Imana, ariko warakomeretse. None nshuti y'Imana, muri iki gicuku cy'itorero, muri iyi minsi ya nyuma igana ku iherezo ry'urugendo, uri muremera kuyoborwa n'igikomere aho kuyoborwa n'uwaguhamagaye. Impamvu mvuga kuyoborwa n'igikomere, igikomere nicyo kijyanye Yona itarushishi.
ananiwe kujya i Ninive. Igikomere cyavanye abagore mu mago, cyavanye abagabo mu nsengero, cyakwiye abahungu n'abakobwa mu itorero, cyasohoye benshi mu murimo w'Imana. Barambitse inanga, bateretse hasi ibyo bakoresherezaga inama, bateretse za Bibiliya, bafite impano nziza, babitereka hasi, barayoborwa n'igikomere. Mbibutse ko igikomere gishobora gukura umuntu mu Rwanda kikamujyana muri Canada atari yarabigambiriye, kigakura umuntu mu Rwanda kikamujyana muri Amerika atari yarabigambiriye, ritari uko ari isengesho ryo kujyayo, ahubwo afite icyo ahunze. Imana itugirira ubuntu. Umwambi wa Satani witwa gikomere ukanyagwa, ukakwimura, ukagukura mu by'Imana yaravuganye nawe, ukagusohora mu muhamagaro. Murabona ko Yona si mushyashya mu mibano we n'Imana. Ntabwo arimo yiga inyigisho z'umubatizo Yona, ntabwo arimo yiga inyigisho z'ibice, ntabwo aribwo atangiye urugendo. Yona aziranye n'Imana ye ukurikije uko ayivuga. Imana itugirira ubuntu. Mu gice cya 3 umurongo uheruka wa 10, nanone muri iki gitabo cya Yona. Yesu ashimwe. Murabizi Yona yaje kumirwa n'urufi, arongera arasenga, Imana irongerera mugarura kubw'imbabazi zayo. Yona arongera aragenda, ngo rwari urugendo kuzenguruka umujyi wa Ninive, rwari urugendo rw'iminsi 3. Yona haca vuba vuba mu munsi umwe ababwira ati murapfuye, murashize, nimutihana murarimbuka. Barabyumva kubw'imbabazi z'Imana. Haleluya. Erega twe dukora ku mitima y'abantu, Imana nitegura imitima y'abantu. Ahari aho yari imaze iminsi itegura imitima yabo, Yona icyo yarasabwe gukora ni ukuvuga gusa. Hanyuma Yona aravuga, ababwira atabakunze, ababwira adashaka ko bakira, ahubwo yifuza ko barimbuka. Dukurikije ububi bwabo n'ubuhemu bwabo n'ubugome bwabo, Yona ababwira yikiza, ariko apfa kubikora. Hanyuma ku murongo wa 10 w'iki gice cya 3, ngo Imana ibonye imirimo yabo, Imana ni nyembabazi, ngo Imana ibonye imirimo yabo uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura yo kabyara, ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Niba nawe uri mugana kure y'Imana, icyama uyu munsi ukumva ijwi ry'Imana ukigarura, kuko Imana igutegerejanye imbabazi nyinshi. Haleluya. Ngo Imana ibonye kwihana kwabo, ibonye guca bugufi kwabo, ibonye guhindukira kwabo, nayo irigarura, ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Ku gice cya 4 kuva ku murongo wa 1, reka wumve inshuti yacu Yona. Ariko ntumuseke, wowe ntiwatumwe Ninive, ariko nawe hari aho uri bwiyumve. Ngo ariko ibyo bibabaza Yona cyane. Yona ababajwe n'iki? Yona ababajwe n'iki? Yona ababajwe nuko Imana itagize gute, itabarimbuye. Igikomere ntimugikinishe ngo mukita akantu gato. Igikomere gishobora guhindura umutima w'umuntu wari umukozi w'Imana, agasigara ategereje ibibi bizashyikira abantu. Niyo mpamvu abantu batangiye urugendo baraciye mu mibabaro nyinshi no mu miryango irimo inzangano nyinshi, bashobora gukizwa bagatunga impano z'Imana, ariko ugasanga niba ari umuhanuzi ategereje ko ibibi yahanuye bizagera ku muntu, kuko umutima ntiwigeze ukira. Imana itugirira ubuntu. Yavukiye mu muryango urimo inzangano, wenda n'amahari n'ibiki, akura adakunzwe, ntiyakwakira urukundo, arakizwa, ariko igikomere cyo kwangwa no kutakira urukundo ntikigeze kimuka. Ahora ategereje ko ibi bisohora ku bantu, nyamara afite impano y'Imana, nyamara yavuganye n'Imana. Imana itugirira ubuntu. Yona ababajwe nuko abantu batarimbutse. Yona umukozi w'Imana, Yona uwubaha Imana, Yona ufite umuhamagaro ku buzima bwe. Igikomere si ikintu. Imana itugirira ubuntu. Ngo ariko ibyo bibabaza Yona cyane, ntabwo yababaye buhoro, yababaye cyane. Igikomere kimaze abantu b'Imana, abakozi b'Imana, abahamagawe n'Imana, abahoze ari abanyempuhwe, abahoze ari abanyembabazi. Igikomere kibamazemo impuhwe n'imbabazi, barumye, barumaganye. Satani arifuza kubarundumura burundu ngo ahirike, kuko igiti cyariwe n'umuswa gihirikwa kidagifite imizi igihagarika. Imana itugirira ubuntu. Hanyuma Yona arasenga, kuko aziranye n'Imana, azi ko ari Imana yumva. Ngo asenga Uwiteka ati, Uwiteka, si icyo navugaga nkiri iwacu. Mwumve neza uyu murongo, mwumve ko Yona azi Imana ye, atari umuntu urimo kwigishwa inyigisho z'ibanze. Haleluya. Haleluya. Ngo asenga Uwiteka ati, Uwiteka, si icyo navugaga nkiri iwacu. Nicyo cyatumye nshoka mpungira i Tarushishi, kuko namenye ko uri Imana igira ubuntu. Uri Imana igira ubuntu n'imbabazi,
itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi kandi yibuza kugira nabi. Haleluya. Yona yarazi Imana ntiyarayizi, yarayizi kandi yarazi igice cyiza cy'ubwizerwe bw'Imana. Ariko tekereza kumenya ibi bintu byiza ariko ukaba ugiye kubisobanura we mu buryo buri negatifu. Imana itugirire ubuntu. Igikomere si ikintu. Ngo asenga Uwiteka ati, Uwiteka si icyo navugaga nkiri iwacu, nicyo cyatumye shoka mpungira i Tarushishi, kuko namenye kuri Imana igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi kandi yibuza kugira nabi. Igikomere kimuteye kubona ineza y'Imana mu buryo buri negatifu. Muri make nubwo uri Imana y'imbabazi n'ubuntu, yuzuye kugira neza, itinda kurakara, ariko ntacyo bimbwiye uyu mwanya, ntago birimo binkoraho. Yesu ashimwe. Mu bihe bya nyuma ibintu Satani azananirisha abantu, hari ibintu bimwe abantu bamwe batagisubiyemo. Hari abantu bamwe batagisubiye gusambana, hari abantu bamwe batagisubiye kwiba, ariko hari abantu bamwe bahamagawe n'Imana, bafite imihamagaro y'Imana. Ibikomere bizabuza gukomeza gukorera Imana. Yesu ashimwe cyane. Erega habaho abantu b'inyangamugayo na kera na kare batari abavuguvugu na kera na kare batari abambuzi. Yesu ashimwe. Haleluya. Habaho abantu iyo afite kope ni uwumwe, none ageze no mu rugo umugabo ni uwo n'umugore ni uwo. Na kera na kare ntiyavangavangaga, ni ukuvuga ngo ntiyabirekeshejwe n'agakiza. Yesu ashimwe. Haleluya. Satani ramenye ibyo yaguteza naho usanzwe uhengamiye, ariko noneho mu gihe cya nyuma abahamagawe n'Imana, abanyamihamagaro, igikomere ntibarimo kubasha kugihandoringa. Kandi Satani arabizi. Kandi ntabwo abantu bose bo mu isi tuzakizwa, hazahoraho ababi bazakubabaza. Yesu ashimwe. Imana ishimwe cyane. Ndabizi kugira imbabazi Imana, ndabizi kutinda kurakara, ndabizi ko wuzuye kugira neza kwinshi. Kandi ibyo nakumenyeho, iyo neza yawe nirimo gutuma ntajya kugukorera. Murumva uburyo umwanzi aturasa. Ubundi iyo neza y'Imana yo yakabaye ituma tujya kuyikorera no kuyivuga. Ariko iyo umuntu yarashwe, iyo umwanzi yagukubise uyu mwambi, iyo neza wamenye ku Mana ahubwo nta kikubwiye, nta nubwo irimo ikubera imbaraga zo kujya kuyikorera. Imana itugirire ubuntu. Umwambi wa kabiri nifuza kuvuga, iki gikomere kitavuwe, iki gikomere tutemeye ko Yesu atujomboramwo ibyaturashe, akuramo iyo myambi ya Satani. Iyo tutamenye ko turwaye ngo tumuzanire ubwo burwayi, tumuzanire ko twababajwe, tubimuzanire tumbwire ngo dukize. Sinifuza komeza urugendo shaririwe n'abo nabyaye se, shaririwe n'abo nashatse se, shaririwe n'abavandimwe se, shaririwe n'abo twakoranye umurimo w'Imana. Imana ishimwe cyane. Iyo tutabizaniye Yesu, tugendana uko gusharirirwa, tukagera ahandi hantu habi. Icyakora inkuru nziza nuko nta gikomere na kimwe Yesu atabasha gukiza. Haleluya. Umubabaro w'uburyo bwose n'uwo waterwa, umva n'umuntu washyizemo ibyiringiro byose, Yesu afite imbaraga zo kugukiza, ukagira umutima ukize, ugakomeza urugendo. Ariko umwemerere ahakore. Iyo hatakozwe bitugeza ahandi hantu habi kurushaho. Uyu mwambi wa kabiri na wise bwihebe. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Ku murongo wa 3 muri iki gice cya 4, ngo none rero Uwiteka, ubwo arimo arasenga, isengesho maze kuryumva n'abantu benshi. Ngo none rero Uwiteka, ndakwinginze unyice, kuko gupfa bindutiye kubaho. Uwiteka aramubaza ati, ubwo urarakaye, ubwo urakaye ubukoze neza? Umva isengesho rya Yona. Uzi ko Imana itinda kurakara, uzi ko Imana ifite kugira neza kwinshi, uzi ko Imana yibuza kugira nabi. Uyu muntu ubuntu bw'Imana nibwo bwamukura ahantu. Nta maverise tumuha kuko arayaturusha. Yesu ashimwe. Haleluya. Ariko ubuntu bw'Imana bushobora kongera bukegura umuntu agakomeza urugendo. Umva Yona hageze. Ngo none rero Uwiteka, ubwo bakijije, ubwo za mbabazi zawe nakubwiraga nsanzwe nzi uzibasutseho, noneho nyica ko gupfa bindutiye kubaho. Ubu koko Yona yarabaye iki mu by'ukuri? Uretse Satani umuriganya. Kubaho kwa Ninive bagakira, Yona akarangiza umurimo agasubira iwabo, byari bimutwaye iki? Ariko umwanzi ni umuriganya.
afata ikintu cyakubabaje n'umuntu wakubabaje akakibyibushya cyane akakwerekaho kubaho ntacyo bimaze. Yesu ashimwe. Imigambi y'Imana irakomeza n'igihe twagize ibyago runaka, reka bari ko mvuga. Yesu ashimwe. Ushobora gukundana n'umugabo n'umugore, bwacya umwe akaguta cyangwa umwe agapfa, kuko birashoboka. Ushobora kubyara ukagira umugisha nk'uko mama Bowazi na papa Bowazi batubwiraga, ariko bwacya umwana agapfa, bwacya ukabura umuntu. Ushobora gutunga ugatunganirwa, bwacya ibyo watunze bikagenda. Ushobora kugira yewe kwitwa umunyamahirwe mu mudugudu wose, biza bintu byose abantu byatumaga bakwita umunyamahirwe bwacya bikavaho, kuko nta garanti yuko ibintu by'isi tuzagumana nabyo mpaka. Bishobora guhuhwa n'umuyaga, nk'uko Bibiliya ivuga, bya bintu byituye kuri ya nzu imwe yubatse ku rutare, indi yubatse ku musenyi. Muranyumva nshuti z'Imana? Ariko hamwe n'ibyo byose, niba we nanjye tugihumeka, ntabwo imigambi y'Imana yarangiye ku buzima bwacu. Haleluya. Ubuzima burakomeza. Agakiza wakabonye wenyine imbere y'intebe y'Imana uzahagarara yo wenyine. Icyakora niduvuga ubutumwa nk'uko Riva yatubwiraga, tuzazamukana iminyago myinshi. Haleluya. Ariko Imana ntifata imitima y'abantu ku ngufu. Ushobora gukomeza gutangirana nawe urugendo, wagera hagati ukambwira uti oya, njyewe ibyanjye mbigarukiye hanga, numva ibintu byo komeza kwihangana, mutubwira ndumva ntabishoboye. Ubwo se niba usezeye nanjye ubuzima bwanjye bugarukira aho ngaho, ubu Yona yarabaye iki? Kananjye nongere nkubaze, ubu wowe ubaye iki? Ubu njyewe mbaye iki? Yesu ashimwe cyane. Ariko umwanzi akoresheje uwo mwambi kurushaho kwinjiza. Iyo tutabizaniye Yesu ngo tubwire ngo Yesu ngo dore narakomeretse, mvura, nyomora, nkiza, dukomeze urugendo. Iyo tutabimenye tugera aha ngaha ku mwambi witwa bwihebe, kugera aho twisabira gupfa. Tekereza umuntu uvugana n'Imana, tekereza umuntu uziranye n'Imana, ngo none rero Uwiteka ndakwinginze, ubwo ibyo nari ntegereje bitabaye, ubwo ibyo nari nizeye bitabaye, unyice kuko gupfa bindutiye kubaho. Imana itugirire ubuntu. Uyu mwambi wateye abana b'Imana benshi, abakozi b'Imana bari baragiriye umumaro benshi, abari ibyirato by'ubwami bw'Imana, abahoze ari inkingi mu bwami bwa Data, benshi bageze aha ngaha ubwihebe. Uyu mwambi wa bwihebe nta gutinya abagore n'abagabo b'intwari mu bwami, kuko watinyutse na Eliya. Muribuka Eliya amaze kwica abahanuzi ba Bali benshi, amaze gukora umurimo. Habayeho icyo twakwita revival national revival. Igihugu cyose cyagarukiye Uwiteka. Muribuka ko yavuze ngo uyu munsi biramenyekana ko Uwiteka ari we Mana. Murava mu rungabangabo. Bimaze kuba, Imana imaze kumanuka mu muriro, ibitangaza bibaye, abantu bose bamenye Imana ari nayo bapfukamiye. Ariko bwihebe afata umutima wa Eliya, nawe yisabira gupfa. Uyu mwambi rero nta gutinya abagore n'abagabo b'intwari, nta gutinya abamaze imyaka mu rugendo, nta gutinya abakoze byinshi, ababaye inkingi mu bwami bw'Imana, nabo urabakomangira. Kandi umwanzi arimo aragukoresha n'iturufu arimo asohora muri iki gihe cya nyuma. Imana itugirire ubuntu. Watsinze byinshi, watsinze irari ry'iby'isi, ariko ntiwemere ko uyu mwambi bwihebe ugufata. Eguka dukomeze urugendo. Ku murongo wa 5 ngo nuko Yona asohoka mu murwa, yicara iruhande rwawo aherekeye iburasirazuba, abariho aca ingando, ayicaramo ari mu gicucu, ategereza kureba uko umurwa uzamera. Uwiteka Imana itegeka uruyuzi rumeraho Yona yarari ngo rumutwikire, rumubere igicucu ku mutwe. Imana y'imbabazi, Imana itatureka. Ngo Uwiteka Imana itegeka uruyuzi rumeraho Yona yarari ngo rumutwikire, rumubere igicucu ku mutwe, rumukize umubabaro yari afite. Imana izi icyagukiza umubabaro. Hari inzuzi nyinshi, hari uruyuzi Imana yagiye imeza ku buzima bwacu. Haleluya. Ngo kugira ngo rumukize umubabaro yari afite. Imana nayo yarebye umukozi wayo, sanga arababaye yarashize, imeza uruyuzi. Uruyuzi rimwe na rimwe ruza rutandukanye n'ibyo twasabaga, kuko Yona we ikimubabaje n'uriya mujyi w'abanzi babo ugiye gutabarwa. Ariko Imana iza ahandi hantu yamereza uruyuzi ku buzima bwawe, rukagutwikira, rukakumara umubabaro. Reka tumuhe icyubahiro wagiye ameza ibintu bidutwikira. Haleluya. Icyama muri iki gitondo Imana ikongera gukora ku maso yawe, ukabona ibintu ibihumbi byagiye bigutwikira ko bihari. Nubwo twashakiraga aha ntituhabonere, ko Imana ifite ibintu yagiye imeza bikadutwikira ko bihari. Katumuha icyubahiro ababifite. Haleluya. Ifite ibintu yagiye imeza biradutwikira. Niko ko ahantu harakoreka, niko ko ibyo twashaka twerekeje amaso ntibiraza, ariko dufite ibindi bihumbi byadutwikiriye, biradutwikira, bitumara umubabaro, bigabanyira izuba. Ariko kuko Imana itifuza ko tubihozaho amaso ngo bijye mu mwanya w'Imana,
rimwe na rimwe bijya byongera bikanyeganyega. Maze Yona ararunezererwa nkuko tujya tunezererwa ibyadutwikiriye. Hari igihe Imana idutwikiriza akazi, hari igihe Imana idutwikiriza amazu, hari igihe Imana idutwikiriza gukundwa n'abantu, hari igihe Imana idutwikiriza gusengera abandi bigacamo, hari igihe Imana idutwikiriza igikundiro abantu bakadukunda, hari igihe Imana idutwikiriza kudukorera amakwe, hari igihe Imana ubukwe nako ntibavuga amakwe Imana ishimwe, hari igihe Imana idutwikiriza ibintu bitandukanye, hari igihe Imana idutwikiriza izina yaduhaye mu bantu. Ikoresha icyo ishaka kikadutwikira kikatumara umubabaro, kuko Imana itifuza ko hari ikintu na kimwe cyajya mu mwanya wayo mu mitima yacu. Dutangiye kunezererwa ibyo byose byadutwikiriye cyane ngo bukeye bwaho Imana itegeka inanda irya urwo ruyuzi, bucya rwarabye, maze izuba rivuye Uwiteka ategeka umuyaga wotsa w'iburasirazuba. Izuba ryica Yona mu mutwe bituma yiheba. Imana ntiyifuza kudutera ikinya, ntabwo Imana yifuza kuduha paracetamol. Imana yifuza gukiza umubabaro idahereye imbere. Niyo mpamvu yifuza ko ubusabane bwawe nayo bushingira kuri yo, budashingiye ku kintu, kuko icyo kintu cyavaho, ariko Yesu we ntaho ajya, n'ubusabane bwanjye nawe ntaho bujya. Haleluya. Nuko uruyuzi ruruma, Yona izuba rirongera riracana. Kwa ruyuzi rwumye Imana irureba kandi bizi. Arongera ngo Yona, izuba ryica Yona mu mutwe bituma yiheba, yisabira gupfa. Ngo aravuga ati gupfa bindutiye kubaho. Imana rero kuko yifuza kumuha isomo, kugira ngo isomo ritarimo urwango, ahubwo kugira ngo Imana itamutakaza, kuko Yona afite umurimo wo kuburira abantu kugira ngo batazarimbuka. Umurimo Imana yaduhaye ni w'igiciro cyinshi, ntabwo yifuza kudutakaza, nifuza kuntakaza, nifuza kugutakaza, kuko hari abo tugomba kuburira tukazagerana nabo mu ijuru. Turicana Imana icishamo umugisha kugira ngo igere mu isi. Haleluya. Ngo Uwiteka aramubaza ati ukoze neza ubwo urakajwe nuko uruyuzi rwumye? Aramusubiza ati nkoze neza kurakara, ndetse byatuma niyahura. Kandi Yona yumvaga ari mukuri. Ngo Uwiteka none aramubaza ati ubabajwe n'uruyuzi utihingiye kandi utamejeje? Uruyuzi rwameze ijoro rimwe kurindi rukuma. Tujya tubabazwa n'inzuzi tutahinze, tutazi uko zaje. Ineza y'Imana yose yituye ku buzima bwawe, ndagira ngo nkwibutse ko nta ruhare wayigizemo. Haleluya. Iyo tuvuga ngo Mana ngo niba umpembye, untwariye umugabo, untwariye umugore, untwariye abana, uza abantu ibihumbi bari bameze nkawe ariko batagize umugisha wo kubyara. Ni Imana yamejeje urwo ruyuzi rw'abana, ni Imana yamejeje uruyuzi rw'umugabo, ni Imana yamejeje uruyuzi rw'umugore, ni Imana yamejeje uruyuzi rw'akazi, ni Imana yamejeje uruyuzi guha igihagararo kizima, urahagarara birakunda, uratambuka abantu barakureba, nta ruhare namba twabigizemo. Ariko iyo bikozweho duhagama Imana nkaho twari twarabyihaye. Imana itugirira ubuntu n'imbabazi. Uruyuzi utihingiye, ubutunzi utihaye, ubucuruzi utihaye, business utihaye, akazi utihaye, diploma utihaye, byose ubikesha Imana. Haleluya. Ubabajwe n'uruyuzi utihingiye kandi utamejeje, uruyuzi rwameze ijoro rimwe ku rundi rukuma. Hanyuma Imana irifuza kumuha isomo rizima ryatuma agaruka mu muhamagaro. Ngewe se sinari nkwiriye kubabazwa n'Ninive, uwo murwa munini urimo abantu agahumbi n'inzovu ebyiri basaga, batazi gutandukanya indyo n'imoso, hakabamo n'amatungo menshi. Haleluya. Haleluya. Imana ifite agahinda kabarimbuka. Muranyumva nshuti z'Imana? Twebwe dufite agahinda k'inzuzi k'ibyahano n'ibishira, ariko Imana ifite umubabaro mwinshi wabarimbuka. Haleluya. Hanyuma ibikomere, hanyuma bwihebe byarasha abantu benshi, barekeraho gukomeza kurangurura no gutanga imbuzi kugira ngo barimbuka babe bake. Muranyumva nshuti z'Imana? Dusezera ku mirimo y'Imana, tureka gukorera Imana, tubigendamo biguru ntege, tubivamo buke buke ngo twabuze gishyigikira, twabuze ubutunzi, twabuze amafaranga, nyamara Imana ifite agahinda kabarimbuka. Imana itugirira ubuntu. Igarura Yona ku isomo, iramubwira ngo yababajwe, wowe babajwe n'uruyuzi, ariko ngiye mbabajwe n'umujyi munini w'abantu naremye mu ishusho yanjye, batazi gutandukanya n'indyo n'imoso, baratunze ariko bazarimbuka. Cyangwa Imana ikongera ikagusanga, ikakwibutsa icy'ingenzi muri iyi minsi, n'ubugingo bw'abantu. Haleluya.
ubugingo bw'abantu nibwo bwatumye Yesu ajya ku musaraba kugira ngo hatagira barimbuka. Hanyuma twebwe abahamagawe umwanzi araturashe, turacecetse, dufunze umunwa. Ibyaha biragwiriye, biramamajwe ku mateleviziyo, biramamajwe kuri social media, ibishegu nibyo bivugwa, ibishegu byuzuye ahantu hose. Hanyuma mu nzu y'Imana abahasigaye bameze nk'abari muri komedi, bameze nk'abashinzwe kubasetsa, bameze nk'abashinzwe kubanezeza. Ibirori byabaye byinshi mu nzu y'Imana aho kuburira abantu kugira ngo batarimbuka. Kuturamya no kudusingiza twebwe abayobora abandi byabaye byinshi kuruta gusingiza umwami w'abantu. Imana itugirira ubuntu. Imana ibabajwe n'abantu batazi gutandukanya ikibi n'icyiza. Imana ibabajwe n'abantu barimo barimbuka kandi baraturanye nawe, barasenganye nawe, barasenganye nanjye. Imana yarabazanye mu buzima bwanjye. Imana itugirira ubuntu. Nkwibutse uku kuri kutaryoshye, Yesu ntiyigeze asezeranya amahoro mu isi, cyakora yasezeranyije amahoro muri we. Mu nyumve nshuti z'Imana, Yesu ntiyasezeranyije amahoro mu isi. Mu isi hazaba intambara, habe ingorane, habe gupfusha, habe kurwaza, habe ibibazo. Cyakora Yesu yasezeranye amahoro muri we. Haleluya. Isi Yesu yayivuze nk'uko iri, harimo imibabaro ariko harimo imbaraga zo kunesha imibabaro mu bari muri Kristo Yesu. Haleluya. Yohana 16, hano ubutumwa bwiza 16, 32 na 33, ngo dore igihe kirenda gusohora. Yesu yari ari mu misi ya nyuma. Ngo dore igihe kirenda gusohora ndetse kirasohoye. Yohana 16, 32, 33, ngo dore igihe kirenda gusohora ndetse kirasohoye, ubwo muri butatane umuntu wese ukwe, mukansiga njyenyine, ariko sindi njyenyine kuko data ari kumwe nanjye. Murongo nifuza ni wa 33. Ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Tugira amahoro heye? Muri Yesu. Haleluya. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure, nanesheje isi. Haleluya. Umubabaro urahari, ariko abari muri Kristo Yesu twahawe kunesha no gukomeza urugendo. Imana ishimwe cyane. Nanone urwandiko rwa mbere rwa Yohana 5:4 aravuga ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Ninde unesha iby'isi keretse uwizeye yuko Yesu ari umwana w'Imana. Haleluya. Kunesha kuri muri Kristo, n'amahoro ari muri Kristo, hanze ye ntayariyo. Cyamukanyumva ntubashwe n'ibirimo bikubasha. Haleluya. Ntunanizwe gukomeza urugendo ni imyambi y'umwanzi. Umwambi wa gatatu ubashije benshi ibihumbi by'abahamagawe, bitaye umuhamagaro. Ibihumbi by'abafite impano byagoretsemo gake, biragoreka ubutumwa bwiza kubera uyu mwambi wa gatatu witwa gukururwa n'iby'isi. Haleluya. Satani arabizi, yabigerageresheje umwami w'abami. Muri Luka igice cya 4 ntabwo tuhasoma. Muri Luka Yesu ari mu masengesho, umwanzi yaramubwiye ngo pfuka mu ndamye, ndakwegura ubutware bwose bw'isi kuko ari njye wabugabanye. Haleluya. Umwambi ukomeye w'igihe cya nyuma, gukururwa n'iby'isi. Umuntu akaba ari mu nzu y'Imana ataretse kuyikorera, ariko iby'isi bimubarayeho, biramuhetamishije, bimutwaje igitugu. Arabishakisha utuntu tw'udukoryo n'utuntu tw'uburyarya n'utuntu tw'amafuti mu nzu y'Imana kuko atari hafi. Imana itugirira ubuntu. Ndifuza kuvuga kuri Dema. Tumuzi nk'umuntu wasize Pawulo mu murimo, ariko mbibutse ko Dema yigeze kuba inshuti n'umufatanyabikorwa cyangwa umufatanyamurimo, umuntu bajyana n'ubutumwa na Pawulo. Ntabwo Dema yatangiye agenda, yigeze gukora, yigeze guhagarara neza. Araho iyo Dema atagenda, umunsi twari kuba dufite inzandiko zanditswe na Dema. Muranyumva nshuti z'Imana? Okay, mwese ntimunyumva, ariko hariho abanyumva. Haleluya. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Kolosayi igice cya 4 umurongo wa 14. Ngo Luka umuvuzi ukundwa, aniho tumenya ko Luka yari umuganga, ngo na Dema barabatashya. Nukuvuga ngo ahangaha yari ari mu murimo,
arimo gufatanya na Paul, arimo gufatanya na Luka n'abandi basangira ngendo, bose bafatanyaga gukorera umwami. Ntabwo Dema yatangiriwe mu kananirwa. Dema nawe yari umuntu ukorera Imana. Abatangiye bose siko bose bazasoza, ariko ndagusaba ngo we nanjye tube mu bazasoza. Haleluya. Nanone urwo yandikiye Filemoni igice cya mbere 23 na 24, ngo Epafura uwo tubahanywe muri Kristo Yesu aragutashya. 24, na Mariko na Aristariko na Dema na Luka abo dusangiye umurimo baragutashya. Yesu ashimwe. Haleluya. Dema yigeze kuba umuntu usangiye umurimo nandi, na Paulo turata, na Paulo tuvuga, na Paulo atwandikiye ibintu byose byinshi abera tuboneraho tugenderamo. Muranyumva nshuti z'Imana? Dema ntiyahereye mu ntege nkeya, ariko uyu mwambi wo gukururwa n'iby'isi waje kumurasa uramufata. Ngo Epafura tubahanywe muri Kristo Yesu aragutashya, na Mariko na Aristariko na Dema na Luka abo dusangiye umurimo baragutashya. Imana itugirire ubuntu. Hanyuma Dema twongera kumwumva mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo, rwandiko rwa 2 igice cya 4 10 na 11, ngo Dema yaransigiriye, Dema yarantaye, Dema yaransize kuko akunze iby'iki gihe cya none, ajya i Tesaloniki. Kiresikenti nawe yagiye i Galatiya, naho Tito yagiye i Dalumatiya. Abandi bakomeje umurimo, ariko iby'isi byaje kwambura imbaraga. Yagiye kubonabona mu kugendana na Paulo, mu kujya gutangiza amatorero, mu kujya kuvuga ubutumwa bwiza, mu kujya gukomeza amatorero batangije. Yagiye kubonabona ntibifite inyungu, kandi hari ahandi hantu barimo bacukura zahabu, hari ahandi hantu ubucuruzi burimo bugenda neza, ibikiza ubugingo kugira ngo abantu batazarimbuka. Abona inyungu zabyo zirakererewe. Hanyuma Dema aragenda. Ngo Luka niwe wenyine ukiri kumwe nanjye, shaka Mariko umuzane kuko angirira umumaro wo kunkorera. Imana itugirire ubuntu. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Mukurikire ndashoje. Iyo Satani atagize imbaraga zo kugukura mu nzu y'Imana ngo akujyane burundu, aguterera imyambaro mu nzu y'Imana, abakoreraga Imana mu buryo bwiza bakabihindura ibintu bibyara inyungu. Amen. Imana ntinaniwe kudutunga mu buryo bwiza uri ku murongo. Haleluya. Bwiza buri ku murongo. Tugakoresha amaboko yacu, ishatse no gutegeka ibikona ngo bituzanire ubutunzi yabitegeka bikaza, ariko mu nzu y'Imana uyu mwambi wo gukururwa n'iby'isi warasha abantu benshi bafite imihamagaro n'impano, bituma bagoreka ibintu bimwe na bimwe kugira ngo bakuremo abantu amafaranga, bagoreka ibintu bimwe na bimwe ibyari byiza bizahesha Imana icyubahiro, babikoresha kugira ngo bunguke. By'isi biradukurura, biragenda bitumara imbaraga. Ni umwambi ukomeye w'igihe cyanyuma, icyama we nanjye tukawutsinda. Gukururwa n'iby'isi si amafaranga gusa, ni ibintu byose isi yashyize hejuru, hanyuma bikadusanga mu nzu y'Imana natwe akaba ari byo dushyira hejuru. Haleluya. N'iki isi ishyira hejuru? Mu bintu isi ishyira hejuru harimo fame cyangwa kwamamara. Muranyumva? Haleluya. Mu bintu isi ishyira hejuru harimo kwamamara. Hanyuma mu nzu y'Imana tugakora ubukoryo ubwo ari bwo bwose kugira ngo twamamare. Imana ifite imbaraga zo kwamamaza, ndetse yabibwiye Abrahamu, imubwira ko izamwamamaza, imubwira ko izamukomeza. Ifite imbaraga zo kwamamaza. Imana yamamaje umwana wayo atari yavuka, abahanuzi barabivuga mbere y'imyaka 700 barakomeza barabivuga. N'igihe yavutse Imana yohereje abamarayika basanga abashumba, barababwira ati hari umwana wavutse, ni umwami, isigize umunezero mwinshi. Barongera barivuga, abashumba bajya kureba, barazabibwira abandi. Imana ihagurutsa abanyabwenge bavuye ikantarange, abo twita abanyabwenge muri Bibiliya, babiri barafite ubuhanga bwo kureba mu nyenyeri bakamenya umwami wavutse. Baraza baramusanga, bamenya Yesu, bamusigira amaturo, baragenda. Imana ifite imbaraga zo kwamamaza, ariko umwana w'umuntu nawe afite ubukoryo n'ubwenge bubi bwo kuzamura kwamamara, agira ngo akururwe. Nako yarashwe n'uyu mwambi wo gukururwa n'iby'isi yashyize hejuru. Muranyumva nshuti z'Imana? Mu bwami bwa data ntibatekinika kugira ngo bamamare. Haleluya. Mu bwami bwa data nta bintu barwanira, ahubwo abahamagarwa bose baba bafite n'ubwoba, babasa n'ababihunga. Gukururwa n'iby'isi byabaye umwambi ukomeye ku buryo umuntu adafite amafaranga mu nzu y'Imana nta gaciro tumuha.
Yesu ashimwe. Amafaranga ni meza, akemura ibintu byinshi, aradufasha. Haleluya. Ariko mu bihe bya nyuma abana b'Imana twarahumwe, tumeze nk'abambaye rinete fime, aho agaciro abantu natwe tukabatanga dukurikije umubare w'amafaranga bafite. Kuko rero agaciro kacu kagiye mu mafaranga bituma nanone abantu bayashakisha hasi hejuru mu buryo bubi cyangwa bwiza. Bwiza ntacyo bwari butwaye mu buryo bubi. Isi ifite ibintu yashyize hejuru, iyo umuntu abifite aba ari umunyacyubahiro. Hanyuma mu bwami bw'Imana natwe twarinjiriwe. Abakozi b'Imana babiri baje hano, bombi bafite impano nziza zitavangiwe. Tuvuga urugero, bafite kwigisha ijambo ry'Imana. Waje atwaye imodoka n'uwaje agenda n'amaguru. Uwaje agenda n'amaguru tumwubaha gake, uwaje atwaye imodoka tukamwubaha cyane. Kandi bose bafite impano nziza. Twaranyazwe. Twaranyazwe. Iby'isi biratukuruye. Kubera ko Imana imaze kunyamamazaho gatoya, abantu bashobora kunyakira n'icyubahiro. Noneho ukora ko nkunda kubyitaho ibyo bintu, abanyumva Imana ishimwe ngo bazabikosora. Ko nkunda kubyitaho, nkareba ukuntu umuntu unyakiriye amaze kwakira undi wambanjirije. Urugero nko mu giterane cyangwa hehe, nkumva ngize agahinda. Uwa mbere wambanjirije amwakira atamwitayeho, hanyuma mpageze anyakira n'icyumwe. Ibitwenge byinshi n'umuntu ukinguye kugeza aha. Twaranyazwe mu nzu y'Imana. Kandi twese biradukomangira. Gukururwa n'iby'isi. Imana y'amafaranga niyo Mana ikura umuntu mu rusengero tukumva ntacyo bitwaye, tukajya tuvuga ngo yagize akazi kenshi. Imana y'amafaranga, Yesu yayise Imana. Yaravuze ngo ntibishoboka ko umuntu yakorera ubwami bubiri. Ariko Imana y'amafaranga niyo ivana umuntu mu rusengero n'umuhamagaro, twese tukikiriza tuvuga ngo Yesu birumvikana yagize akazi kenshi, tukumva ntacyo bitwaye. Ni Imana ifite imbaraga zikura umuntu mu murimo no mu muhamagaro, tukumva ntacyo bitwaye. Ubwami bw'Imana bukeneye abantu babukoramo. Za WhatsApp na za MTN na za Beka na za Sinzi nazo zikeneye abantu bazikoramo. Ariko no mu nzu ya Data hari abahungu n'abakobwa bahamagarirwa kuhakorera. Ariko amatwi yo kumva yarazibye. Gukorera aho hose ntacyo byari bitwaye, yaba umuntu yari akigumanye umutima w'ubwami. Ariko Satani kuko ari umuriganya aragufata neza. Ku manywa ugakora, nimugoroba ukiga, muri weekend ukajya kwiga kuko ugomba kugira masters, ugomba kuzamura umwaka wa mbere, wa kabiri, wa gatatu warangiza amashuri ukaba warabyibagiye kuko cyumweru baterana, ukajya muri sport kuko ukeneye kuba fit. Hanyuma kuko unaniwe weekend itaha ukajya muri sauna, hanyuma kuko ugomba gusohokana abana weekend kukira ukajya ku Gisenyi cyangwa ukaza ku Kibuye. Hanyuma umwaka ugashira hehe n'inzu y'Imana, ukanyagwa buhoro buhoro, kumva ntacyo bitwaye. Kwiga si bibi, gusohokana umuryango si bibi, ariko kunyagwa mu mwuka. Hanyuma umwanzi kuko ari umuriganya akakurya nka nkongo cyangwa umuswa, uko umuswa urya igiti, hanyuma igihe kikazagera umuyaga w'isi nawo kuko uwo gatsindwa utabura, umuyaga w'isi ukazahuha. Wazahuha ugasanga wabaye igipampara mu mwuka nta gatege, wazahuka rundumuka, wagira nk'ibyago cyangwa kandi kantu gakomnya ko kazi cyangwa kagukomye mu buzima. Twese biradukoma. Nago mvuga ko bikoma bari hanze gusa n'abari mu nzu y'Imana biradukoma, ariko bakomereye mu mwami, abashoye imizi muri Kristo, iyo bidukomye ntago duhirima, turarira bwacya tukihanagura tugakomeza urugendo. Ariko umwanzi yakumazemo ikakama ryo mu bwami, yakumazemo ibitunga umwuka, arabizi neza ko ugera runaka azahirika ugahira imuhirima. Mana tugirira ubuntu. Uyu mwambi wa gatatu wo gukururwa n'iby'isi, umuntu awujyamo akaba hatagira umunsi wo gusenga n'umwanya wo gusenga, kandi akumva ntacyo bitwaye. Ngo Imana iranzi, irakuzi pe, ariko yaranumiwe. Yibaza uburyo utazi ko isi igeze mu marembera, ikibaza uburyo utazi ko Satani adasinzira, ikibaza uburyo utazi ko abarozi bakora amanywa n'ijoro, ikibaza uburyo utazi ko abantu barimbuka, ikibaza ikumirwa, ikibaza uburyo utabyitayeho, hanyuma nayo ikumirwa. Irakuzi pe, iranagukunda. Iyo atabaye Ninive ititaye ku Mana, ibaza ko igufite imbabazi nkeya, igufite imbabazi nyinshi. Nanjye ifitiye nyinshi, ariko iranumiwe. Iranumiwe uburyo tunyazwe, iranumiwe uburyo tugenda nk'impumyi zirandase izindi mpumyi, iri mu buryo ibintu by'Imana twabihinduye imikino no guhendahendwa.
Oliva natambyinirira njyewe sinzaza. Bibiri ivuga ikintu gikomeye, iravuga ngo uwezwa nakomeze agire gute? Yezwe. Hanyuma uwanduye agire gute? Mana itugirire ubuntu. Reka duhaguruke dusenge. Ndagusaba kudahunga Imana, ahubwo guhungira muri yo. Imigani 18:10 iravuga ngo izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi awuhungiramo agakomera. Izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye. Niba uri mu minsi yo kuraswa, ibikomere bikubanye byinshi, wihunga Uwiteka, ahubwo hongera muri we. Niba uri mu minsi y'ubwihebe, wihunga Imana, hongera muri yo. Niba iby'isi byakurushije imbaraga, ngwino hongera uhobere Yesu, wicare ku birenge bye, ubwire uti sinkikukunda ibyawe. Indirimbo zikuramya ntizikindyohera, iyo ntafite amashyi y'abantu sindyoherwa, iyo ntafite abambyinirira simenye iby'ibi bintu. Umubwiza ukuri, mubwire uti ubusabane bwanjye nawe turi babiri ntabwo bwarazima. Mubwire uti naranyazwe, naribwe, ndaje ngo ndengere. Niba ukomeje isiganwa kandi Mana nishimwe, ngwino dukomeze urugendo. Mwami waduhamagaye ni uwo kwizerwa, ari inyuma y'ijambo rye kugira ngo arisohore. Si wowe nanjye azigiraho kubeshya. Nubwo isi yavaho, ijuru rikavaho, abizera bazabona ibyo Imana yasezeranye. Renga urwego rwo kubyinirirwa, ari kumwe natwe kugira ngo aduhe imbaraga.